kubita hababaza ibirenze burya nibwo biza somebody's getting crazy bring it on papi I want you to put it on me one more time oya nuve yose nabyumva sha I want you to put it on me for me urade kandi ndamwemera ndi umufana nanjye buriya ariko sinzi impamvu yakoze korabo ntambwire nanjye ngendo aranyica we ngira mwamaze kwibona ko ibintu byafashe indi ntera kuri Moriox Media turi kumwe na Queen maze iminsi nita Queen of the Mic usingunda mwita iki noneho Queen of this voice Queen of the voice wow Mwibutse ko twicaye kuri Galaxy Hotel nziza cyane iherereye mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali bakaba bafite kandi Galaxy Kivu Hotel mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu ku mucanga ku mazi igihe wakwifuza kuruhuka wakwifuza kuryama heza wakwifuza kuza gusura u Rwanda nuhagera uzatekereze Galaxy Hotel umeze neza Jerry meze neza biragenda ariko uragaragara nk'umuntu unaniwe Igo oya yitwa Alinsano ibintu ngo ni setu wow setu kabisa niba nkunda nkaba ngukunda nshimishwa gusa n'ukuntu urangiza ubarangije ngo sizongera banyihanije by the way video ikoze neza murakoze cyane indirimbo ni setu link iraho hasi muri icyo kiganiro kandamo uyirebe uyu muhanzi kazi yitwa Alinsano n'umunyarwanda kazi mbabwira ko ngiyewe kubwanjye nteye ishema nyuma yuko akoze byinshi byo kuzenguruka ibihugu byinshi banzo rero urugendo n'ubwa mbere ugeze kuri Moriox Media byari bimeze bite gusoka mu gihugu ugiye kuririmba ukaririmba imbere y'abahanga bangana kuriya kandi nukagira demi finale byari experience nziza cyane urugendo rwatangiye kera muri 2019 yego ariko bikajya bigenda byanga kubera nyine impamvu zitandukanye so bigeraho biza kwemera rero tujyayo turi batandatu bahagarariye u Rwanda bagenda bavamo uko nyine byagendaga bizamuka songera nsigaramo njyenyine aho nagize muri demi finale hanyuma byari experience nziza narize nahuye n'abantu ntari buzahure nabo wenda as early as igihe nahuriye nabo u Rwanda nararuhagarariye abanyarwanda muri rusange barishimye kandi nanjye byampaye iyindi level ntari mfite mu muziki kandi nibyo nshimira Imana. Okay twe duhereye ahantu heza burya ngo ujuhera ku kintu kiza gihe umuntu kuraje byari byiza narabikurikiranye ni mu kihe gihugu nyibutsa byari muri South Africa demi finale zibera muri Cote d'Ivoire reka duhere inyuma gatoya ku mateka yawe kugira ngo ugere aho winjira muri muzika utangire udusobanurire kuko Moriox Media ngira ngo yabizi ko iri kugenda yakira abantu n'abafana bacu ngira ngo muri bashya kuri Moriox Media niba uri mushya rero ukabuze Alinsano ahandi uyu munsi muriwe kuri Moriox Media bwira abakunzi ba Moriox Media history yaho gato okay history yanjye ni kari birebirera rwango kuva ninjiye mu muziki muri 2009 aho ninjiraga muri chorale ubwo niho mbarira ko ninjiye mu muziki ni myinshi vraiment nari mfite icyo imyaka 14 ngira ngo batari n'itatu uko nigaga muri secondaire mu wa kabiri hanyuma ninjira muri chorale y'abadive icyo gihe nyine byari byo bigezweho ku ishuri kuba uri muri chorale bwari bwo busirimo kandi nakinaga football ariko ntago nabonaga uwo tujyana gukina nimuso wambaye nk'umufootballer so nibyo nakundaga ariko ntago nabonaga uwo tujyana gukina bari abahungu na mukobwa nabonaga so bimforsa kujya muri chorale rero nyine niho nahise mvumburira impano yanjye abantu bakajya bambwira ngo ndirimba neza nkunda kuri indirimbo yitwa Mahoro ya Gaby Kamanzi niba wakunda kuri icyo gihe none bakambwira ngo ndirimba neza ko ngiye nyine ntabizi ntabyita ko nikundiraga football na sport muri rusange hanyuma rero muri vacances nibwo twaje gukina kwirecordinga kuri laptop ya musaza wanjye none turabiplaying Nibese iryo jwi ko ryiza cyane niryane ngo niryawe ndavuga we ntago bishoboka kuva icyo gihe nahise menya ko mfite ijwi ryiza nanjye ndabyumva hanyuma rero nyine nza gukomeza kwiga urumva imyaka iba myinshi nk'itandatu yose niga muri secondaire ndangije secondaire nkomeza urumva muri chorale naho nari nkiririmbamo nyine chorale nagiyemo
hanyuma nza kuyivamo rero muri 2015 nza gutangira gusubiramo indirimbo z'abandi ndirimba muri band y'uwitwaga Hope icyo gihe banyigisha indirimbo ebyiri yitwa We Always Love You n'iyindi yitwa Hallelujah bako niyo nahereyeho iriya ndirimbo urayibasha nta n'umuntu ubasha iriya ndirimbo kugira ngo uzare no mu makompetisiyo yabaho kugira ngo umuntu ayigane agereyo ariko ngewe nanjye bwa mbere nkubona nakubonye waririmbye iriya ndirimbo bwa mbere nkubona nabonye agapande gato navuga si uyu mwana sinamenye ko ari n'umunyarwanda nyuma yaho baza kuza kumbwira ngo ni umunyarwanda ngo yitwa kanaka mvuga no urumva rero niyo wahereyeho kumburirimba niyo nahereyeho njya muri bande nkagenda nyine nkayiririmba abantu bakishima ibiki byose ntangira kubona amafaranga nturuka mu muryango rero utifashije cyane like twavuga ko ari abantu b'abakire n'ibiki byose so urumva nari ngize amahirwe yo kujya nibonera amafaranga none ntakirushya mama ngo ampitike yo kujya ku ishuri n'ibiki byose so rero mpita nkomeza nyine muri bande nkayankuramo amafaranga na Minerval ndishyura byose muri campus birarangira ariko hagati muri campus nasohoye indirimbo yitwa Witinda muri 2016 ko nyine naririmbiraga abandi muri studio nkumva biraryoshye nkavuga se why not me utabikora noneho mbigerageje numva biraryoshye pe cyo gihe indirimbo yitwa Witinda ariko mbona ntimenyekanye nezi ko indirimbo ijya muri studio igahita imenyekana njya kubona nyine mbona ni ibintu byinshi kujya mu ma interview procedure yo gukora promotion kuririmba ni ikindi kurikodinga ni ikindi na promotion ni ikindi yes no kumenyekana kandi na so mbona ntago bizashoboka ndavuga reka mbe ndetse ibi byo gusubira yo kuririmba indirimbo zanjye reka mbe mbiretse n'undi ndacyari muto nzabitangira nindangiza kwiga kuko nari ndi kuririmba muri hoteli nkora niga no muri Akila rero kubifatanya no kubifatanya n'indirimbo zanjye nkabona ntago bizashoboka so rero mpita decidinga kuba mbiretse nkazatangira umuziki gukora indirimbo zanjye muri 2018 uvuze Akila nibuka akantu kize kunca mu maso ntazi kambwireho kandi to Akila nari insana na gakikariya ndi brand ambassador wa Akila na Davis College nuvuga ngo ibikorwa byabo iyo bishatse kumenyekanishwa ndi mu babimenyekanisha nuko wizeyo niyo mpamvu nizeyo kandi nize ndi umunyeshuri mwiza n'ubundi umukobwa mwiza ni umwamikazi wa kontorora so ubwo urumva ndangije muri Akila muri 2017 mu kwa 11 nita sasa ntangira umuziki ndatanya nitegura muri 2018 nibwo nasohoye indirimbo yanjye niti ya mbere urumva iyo ya mbere ya Witinda ntago nyibara nk'iyo narindi mu muziki nyamuziki so muri naremewe wowe niyo ndirimbo yanjye ya mbere nakoze muri 2018 kuva icyo gihe wowe uribara ko winjiye mu muziki 2018 nibwo wibara exactly nibwo navuga ko ndi active ikindi gihe nasubiragamo indirimbo z'abandi ariko uwo mubona ubu wari Linsano yatangiye muri 2018 nasari wandirimbiye kubizi ko mbikunda ndabikunda y'ikana wa muntu rero wa undi ufite byatuma uyu munsi nta hari ariko nawe ndigenda ryizeye ntangiye kunanirwa ndirimbira okay tugiye kuririmba ihe ndirimbo ngiye guhera kuri Hono wintera gahinda sheri ndashaka urukundo ni oh no when I'm getting on a baby kuki nkwepa nayagaye kuki tuma mva nkureba aka kantu kakureba erega ntugatinye nawe nagurishyashya vayo bwangu vayo nenda gucaho imisozi natere duwani natere se ntuze gute baby ntacyo naguhisha imisozi natere duwani natere se ntuze gute baby ntacyo naguhisha bebe uzi kuririmba basi urakoze cyane turaza kuza gukomeza mu kanya ariko reka tubaze twibuke indirimbo iri guca ibintu ya mutipe nkunda cyane wabahurije hamwe muri 11 yitwa Dekade ura Dekade ndamwemera ndi umufana nanjye buriye ariko sinzi impamvu yakoze korabo ntambwire unanjye ngendo Dekade yagomba gukubwira kabisa Dekade ntiyankosheje nagisaye kujya gusa igitero cyawe na Dekade yaravuze ngo umwamikazi w'igishego Yesu wesha yarambeshye
icyo gitero cy'indirimbiro gatoya kuko Yarambeshye. igitero cyaciye ibintu ariko wabibonye Ego. igitero cyari cyabikoze kandi kari iriya ndirimbo The Cat yitwa Kamwe. kamwe Eh. kimwe na gake Akantu. The Cat ndambwire ka akari makira gitero cyawe cyo muri kamwe Okay, vuga ngo harya gitangira gute ubundi? Oh yeah, kubita hababaza ibirenze burya nibwo biza. Somebody's getting crazy. Bring it on papi. I want you to put it on me one more time. Oh yeah, nuve yose nabyumva sha. I want you to put it on me. If on me. Yeah. byagenze bite kugira ngo umuhurize nka mwese Ya baradukontaktinze ya batwumvisha beat batwumvisha nyine badusaba ko twajyamo ya kandi urumva umunyamuziki aba ari umunyamuziki ni time any day buri ready tujya kuri setu indirimbo ikoze neza video yayo directing yayo imyandikire yayo amagambo arimo araryoshye buri wese yabwira umukunzi we bamugari niba unkunda nkaba ngukunda setu twigire kuri iyo projet rata so projet rero fun fact iriya projet nuko umuntu nakoreshejemo nk'umukunzi wanjye ari musaza wanjye uriya wakubiswe ako disi baramukuha baramuhondaguye nibita ko na Diamond yakoresha mushiki we Esma nk'umukunzi we ego muri indirimbo yahereyo yitwa ese ya so nanjye rero urumva uriya ni musaza wanjye nakoresheje niyo fun fact ya mbere irimo iya kabiri nuko buriya twayishutinze iminsi 3 kuki wakoresheje musaza wawe nuko ahwanye na character twari turi gushaka twashakaga character y'umuntu nyine ugaragara nkaho ari umuntu aranyica we ari umuntu umeze kandi akajama k'amafuti nyine like nyine urumva nakundaga umuntu nyine uraho wenda hari umubosi wagukunda hari umubosi wankunda ariko wikundira akajama k'amafuti gafite amadrede utuntu nk'utwo rero bikamutera umujinya rero nyine nawe akajya agira ubwoba akavuga si ubu kuko abandi bagukunda ubu ngubu si uzancika avuga nti niba warankunze nanjye nkakwikundira setu ubwo niwo muvuno gereza y'urukundo nibayidufungiremo badukatire burundu ifite amagambo aryoshye cyane iyi projet mwayikoranye na musaza wawe cyangwa ni management yabonye ko agomba gufitingamo no actually na management ngira ni ngewe ibintu byose ubyitekerereza n'iki byose ariko nandi kumwe na Easy Cat na bagenzi be bari kuma ama idea script so twese duhita duhuriza kuri musaza wanjye turavuga tuti uriya ni uzacting boom bita birangira gutyo ko nubundi kujya gushaka abamodo n'ibiki byose biravunana kandi nyine musaza wanjye ni nawe ni model nawe ya warakoze cyane bro kumusupport yitwa Sano Panda he's also a producer niwe wankoreye naremewe wowe nitwa Penkiller akorera nyine nawe indirimbo nyinshi na Sano Panda mwese muri basano mwese byuba mwese muri basano nko kugera iwacu biteye umujinya bose ari bakabendera ego natwe nanuko bise mbona ngo bose ni basano ariko nyine bikunda burya nkunda kwitwa Sano ni papa wanjye ni papa wanjye nkunda kwitwa cyangwa kwita izina ry'umubyeyi ni wacu iyo turi benshi bumva kabendera abana bawe se bararyitwa abana banjye se nabo ko kabendera bafite iwabo ndavuga abo tuvukana twese mise nibuka ko abagore abana urumva kabendera ni papa wacu uvuga ngo guhera kuri basaza bacu kumanuka kugeza no ku muto twese usanga nyine kabendera ukabona ntacyo bitwaye kandi papa arabikunda akunda kwita izina rye cyangwa noneho papa icyo yakoze yise izina rye noneho andasigaye nayo mu muryango we usanga hari ufite irya papa we irya mushiki yego ko ubu natijara n'irindi ry'undi muntu njye ahubwo njyewe ndihariye ariko ni nawe warizamuye wazamuye kabendera nike kuko nta wundi witwa tijara mu muryango tijara niryo ariko abandi bose bafite bo mu muryango hari uwitiranwa n'amasenge hari uwitiranwa n'amasenge urumva basano nyine ubwo niho twari dukomoje biraryoha njyewe impamvu mbikunda nuko uyu mwana yita izina rya se niko njye mbibona nacyo cyatumye ngiye nkora cyane wirinda kurisebya nitwa kabendera nyine ndi kwanduza kabendera mu mugongo ushaka
kurizamura kabisa. Dusubire mu kiganiro, kuki nta management ugira kandi ufite talent, ukeneye kugera kure, warageze no ku bikorwa byinshi, ukeneye no kugera ku bindi byinshi. Ngiye ku bwanjye nizera ko management ifite ikintu ifasha, ndayikeneye. Niba ari umuntu uri kutureba yumva yakinvestinga cyangwa yaba manager, please contact us. Ndayikeneye. Kuba ntayifite ntago ari uko ntayishaka, ahubwo nuko iri right itaraza, kandi nizeye ko bitarenze uyu mwaka iri right izaba yaraje, kuko nanjye ndi kuyishakisha uruhindu. Kabisa, niba ufite urukundo kuri muzika ukaba wifuza gushora amafaranga nta handi yajya mu muhanzi w'igitsina gore hano mu Rwanda, duhagaze kuri Allen Sano. Utabyemera yaba afite izindi mpamvu ze z'ubukontre 6. Kabisa Allen Sano live ayikora neza. Ngiye maze gutaramana nawe ahantu henshi mu biganiro bya radio, muri Serena. Uracyarasaramirayo? Nago nkibikora. Hano handitse ngo iki? Hano handitse setu. Uko ari setu koko, setu n'udutima tubiri. Ariko umuntu adafite inzira ndirimba arakomeye kweli. Ni hatari bya. Projet ya setu rero igiye hanze, imaze igihe hanze, ariko kuri YouTube biragaragara ko iri gukora neza. Wakoze indirimbo Controller igera kure, ukorana na featuring yayo. Featuring ya Controller yakubye, hari icyo yakubyariye mu musaruro? Ntago yigeze imbyarira nk'icyo nateganyaga kiri bumbyarire, ariko hari urundi rwego yamvanyeho n'urwo yangejejeho, kuko hari market nubwo atari nini cyane, ariko yo muri Kenya ko ya Femi One agezweho cyane, none byari bikabije cyane. So hari urwego yankweho n'urwo yangejejeho. Tujye kuri challenges. Ntago njya nkunda kuganiriza umuntu ukora cyane, kuko byanze bikunze umuntu ukora afite challenges. Tujye kuri challenges uri guhura nazo kuva mu mwaka wa 2017 winjiye mu muziki kugeza uyu munsi. Imyaka ibaye 4 yego, ariko ndabara ko ari nk'imyaka 2 cyangwa nishe yabaye impfabusa hano ku isi. Tugiye muri ibyo byose, challenges ufite kugeza uyu munsi mu muziki wawe nizihe? Ngo maze imyaka 18 3, ariko challenges za mbere mfite no kwikorana, kandi mfite intumbero zo kugera kure nk'umuntu ukorana n'abantu. So nibyo rero bya mbere bingora, kuba nakitekerereza indirimbo, video, promotion, like ibintu byose nyine nkaba bikaba bindi ku mutwe. Niyo challenge ya mbere mfite, ariko ukuntu nyitacklinga nyine mba organized mu gihe nyitegereje ko Imana izazana abantu bazima twakora. Bose ni bazima, ariko abo duhuje abo nifuza mba organized. Buriya iyo ufite challenge ufite n'ukuntu nyine uyigendamo kugira ngo itagusubiza inyuma. Organized, nkavuga nti uyu munsi ndakora iki, ejo nzakora iki, ejo nzakora iki, gutya. Hanyuma nyine nkanasenga, ibintu bikagenda neza cyane rwose. Gutekereza gusenga. Ari amarushanwa warimo, ura competition warimo international, iyo yakunguye iki, yakugejeje kuki, wakuyemo icyo, wavuze tuhuye n'abantu benshi yego, ariko byibuze nko ku muziki wawe wavuga uti iki ngiki ngikesha kuba wenda ko hari ikintu nitabiriye? Sinikira kuba nzwi cyane mu Rwanda, ukumenyekana kwinshi cyane nakugize kubera nitabiriye The Voice. Mbere yaho nari nzwi n'abantu bakeya nyine bigeranyije n'abanzi nyuma yuko njya muri The Voice. So wumva ibyo biri mu bintu bya mbere nkesha kuba naragiye muri The Voice. Ikindi cya kabiri, mu mutwange harafungutse. Mbere Abanyarwanda benshi burya bakunda gufata umuziki nka leisure, nko kwiyameza. Ntago bazi ko ari business kandi ishobora kukungura nk'uko ubuhinzi bwakungura cyangwa ubworozi. So rero byamfunguye mu mutwe, bituma mbona ko umuziki ari akazi rwose kagutunga, kakakubeshaho, kakakubeshezaho n'umuryango. Abo mbere ntago nyine nanjye nabifataga nk'abo, narabikoraga, ariko nyine ntarabifata seriously nk'uko nabifashe nyuma yo kuva muri The Voice. Hanyuma ikindi nahakuye ama connection sooner cyangwa later. Hari igihe wenda ari naho nshobora gukura iyo management ndi kwifuza ko nabonye ama proposals menshi, nanjye natanze menshi. So
you never know. Icyo tugusabira nk'abanyarwanda bagukunda kandi bakunda umuziki nuko wagera kure ugeze kure uri umwana w'umukobwa ukagera ku rwego rw'abahanzi bashimishije bakomeye muri East Africa dufite abahanzi benshi cyane urusha kuririmba kandi bateye imbere ariko bo nuko banagamwa amafaranga nawe ufite umuntu ukunagamwa amafaranga turizera neza yuko wagera kure harenze kandi harenze. Ababyeyi family usanga kenshi umwana yinjiye mu bintu by'ubuhanzi cyane cyane ari umukobwa baba bifuza yuko umwana w'umukobwa bamutereka hariya mu biro runaka bamushyira hariya nta mubyeyi wifuza kubona umwana afite imisatsi yabaye umweru kandi atarasaza. Utuntu nk'utwo kuri famiye zacu ziri african zitushaka kuturera kinyafrika noneho hakikutiraho abanyarwanda. Noneho famiye yawe yabyakiriye gute kubona ujya kuririmba mu kabari ukagira bande ukazamuka gutyo gake? Okay, niba nabyita umugisha cyangwa iki ariko mfite umugisha wo kutagira famiye nini cyane. Kuri njye ni umugisha kuko hari igihe ugira abantu benshi cyane bakagutesha umutwe. So mfite mama wanjye gusa n'abavandimwe banjye nibo bantu nita famiye. So mama rero wanjye ameze nkawe. Wow, mama Aline ni umuji wa danje ntago nyine ahubwo wabambwira ko nakoze gakeya like ugomba gushyiraho tatuwaje umusitari ibintu nk'ibyo ahubwo ngewe nyine nkiretira ko atari personality yanjye. Ariko mama wanjye nyine ntago yigeze ambangamira na gato ahubwo akora ku buryo iterambere ryanjye ryaza nyine riri hejuru cyane. So niwe wenyine urumva abavandimwe bo babikunda batabikunda mwese muba muri mu kigero kimwe. Uri umwana kangahe? Wa gatatu mu bana 5. So urumva nta kintu na kimwe cya famiye kigeze kimbangamira. That's good. Urumva impamvu nari mbibaje nuko hari famiye nyinshi zibitindaho cyane ugasanga umukobwa bamwise wenda ikirara kandi ntago azi ko ari kwinjiza amafaranga. Ngenzi abana b'abakobwa benshi bari na international batunze imiryango yabo kubera umuziki ariko ugasanga wagera ku muryango wacu nyine famiye yishyuye kutakubangamira ariko abari kubona bakujudging ukundi kutari kwiza gufite negative. Tujye kuri challenge nyine tukizigenderamo z'abana b'abakobwa bagize amahirwe kutagira umuryango ukubangamira ariko hari n'abandi bifuza gukora ibindi either bitari umuziki kujya mu mpano ye afite kwigaragaza ariko ugasanga imbogamizi ziracyaba umuryango ariko se cyangwa sitana mu muryango izindi mbogamizi ahura nazo agere ku ntego ye gute? Okay, nanjye ubwanjye ntabwo navuga ko nari nagera ku ntego yanjye. Ndacyari muri abo bakeneye kumva nk'ibintu ngiye kuvuga ariko byibuze ngewe hari urugendo rutoya amaze gutera, hari intambwe ntoya amaze gutera. So wenda experience nakuyemo ku mwana w'umukobwa uri kutura aka kanya cyo namubwira ni ukudacika intege ushaka gukurikirana icyo ukunda yaba ari umuziki yaba ari gushushanya yaba ari iki mbese sosiyete urimo itabyumva wowe ntubumve wowe yumve muri wowe nurangiza ikintu nagusaba ni ugusetinga intego ukavuga utse ndashaka kuzagera hehe kandi ukabyandika ku rupapuro atari byo kubivuga gusa. Noneho rero iyo ibyo ngibyo bikoze bituma udasitara cyangwa ngo ubone ishitambute n'urwari wambaye ngo niba nshaka kuzaba umunyamuziki ukomeye ngo nimbona niba ndangije ishuri nkabona akazi ka membe 1000 wenda 800 ku kwezi mpite ngenda ngasatire. Oya wowe ba focused kuri ku ntego yawe uvuga uti uko byagenda kose aka kanya ndi kubabara ariko muri no myaka niyi ngiyi nzaba meze neza. Ntagira ibiguca intege kandi abakobwa bakunda guhura n'ikigeragezo cyo gusabwa kuryamana n'abantu bagiye kubaha opportunité gutanga ruswa y'igitsina. Ibyo bintu biri tempting cyane ariko iyo ubikoze uburangiye uba wikoreye neza muri ako kanya niko ubitekereza wenda ukabona akazi cyangwa ukabona iki ariko muri future nko mu myaka 3 ntago uwo muntu azongera kuguha indi service n'ubundi mutakoze ibyo mwakoze kandi azagenda bibwire na bagenzi be nabo mukora ibyo ngibyo. So usange nyine nko mu myaka nka 30 yawe uri kubaho wicuza kandi mu by'ukuri iyo wihangana iyo myaka 30 wari kuzayibaho wishimye umeze neza. So ndumva ari yo nama nabaha yakwihangana nyine kutigereranya n'abandi ngo ubona abandi nyine ngo bari gutera imbere muri career imwe ngo wumve wifuje kumera nkabo ko you never know ibyo bacamo you never know ni by'Imana yabateganyirije ko bahita batera imbere ako kanya ariko wowe Imana nyine yaguteganyirije ko uzajya ugenda gake step by step. So kwihangana kutikompara n'abandi no gusetinga intego ndumva ari byo nagiramo inama umwana w'umukobwa uri kutureba. Wow, ni byiza cyane. Indirimbo Setu
link yayo iri aho hasi kora muri iyo link kugira ngo ubashe gukora na subscribe kuri channel yawe okay. Aline Sano ALYN Sano Aline Sano uko ubyumva byanditse nukanda kuri iyo link irimo aho irete kujyana kuri channel ye kugira ngo ukore subscribe ujye ubasha no kureba indirimbo ze kandi indirimbo yirebe unayisharinge n'abandi kuko ni indirimbo nziza unayiture n'umukunzi wawe kandi nabyo birashoboka uri muzihe projet uri muzihe ndirimbo afite indirimbo wahereyeho kandi inyinshi zagiye zihitinga turetse control hari n'indirimbo yawe nakunze nyibutsa amazina yazo nibuke harimo naremewe wowe harimo kuyoborere okay naremewe wowe ukunda njyana yazuka cyane ndayikunda cyane irakorohera okay byose biranyorohera ngiye mu muziki nta iyo bije mu kuririmba ko nakazuke karyoshye so ndayikunda cyane hari naremewe wowe hari rwiyoborere Johnny nayo ni Kizomba ni ngiyi Setu nabyo nuko bamufite indirimbo enye zikoze muri style zijya kwegerana izi ngizi ni style zijya gusa muri rusange ufite indirimbo zingahe ufite projet zimeze gute abafana bawe bari kukurira muri kano kanya urabateganyiriza iki ibikorwa byawe biri imbere muri rusange mfite indirimbo 14 ntashyizemo ama collaborations nagiye ngirana n'abantu ubwo nyashyizemo wenda azagera nko muri 20 abafana banjye ndashaka gusohora album yanjye ya mbere ndashaka kuyisohora mu mwaka utaha mu mezi abanza hanyuma ikindi ndumva muri rusange ndashaka kubasohora album yanjye ya mbere iriho indirimbo batarumva iriho n'izo maze gusohora zose Setu turifuza kugera kuri cyane buri muntu wese yifuza ko ikintu yakoze cyangwa iterambere rye rikomeza kuzamuka so rero biba byatugoye kugira ngo tubakorere ibintu munezerwe indirimbo y'iminota 3 ukabona nyine ukabona iminota 3 gusa ariko mu by'ukuri twebwe biba byaradutwaye igihe kirekire nubwo biba bigaragara nk'ibyoroshye so rero Setu indirimbo yanjye maze amasaha make hanze genda wirebe kuri YouTube channel yanjye uyisangize n'abandi also iri kuri platforms zose iyo ushaka nyine wayigura wayidownloadinga anything hanyuma ibindi nabyo bizajya bigenda biza byiza kurushaho mwiwe kandi kujya kuri Instagram page ye ni Aline Sano uretse ubona tick ya blue ntugire ngo umuntu woroshye iri verified icyo ngicyo ni icyambere ujye kuri YouTube channel ye urebe indirimbo ye n'ibindi bikorwa bye tubishyigikire ariko by the way wambaye neza murakoze cyane nambitswe na Zoli boutique Zoli b'abakobwa nagara abakobwa nizo ngira ngo iyindi ni Zoli ZOLI boutique guhera ku rukweto amasogisi imyenda ibintu byose ni Zoli boutique bakwambitse neza bagwitemo utuntu twiza wambaye muri siporo biraryoshye cyane Zoli boutique uraberewe Aline reka twe kugutinza ujye mu kandi kazi gusa twari dukeneye ko tukuganiriza ukatubwira challenges zigura nazo nk'umwana w'umukobwa dushimye ko zitari nyinshi cyane kandi zari zigenda zikemuka icyo twe tukwifuriza kandi nkumgiye kuri bwanjye nka TK mora nkwifuriza igihe cyose no gutera imbere murakoze cyane kuko nzishima kukubona uri aharenze kuko hari ibitaramo byinshi bigenda biba ku isi ukabigaragaramo indirimbo zawe zikumvwa zigasangizwa abantu benshi byose birashoboka murakoze cyane yego urakoze cyane ugire courage merci beaucoup kuri Moriax Media naho mukanya